ngo byose mu gutangira byahereye mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, dore ko iyi kipe ifite igikundiro mu Rwanda no muri Afurika muri rusange ariho yashingiye bwa mbere. Iyi kipe ni igitekerezo cyo kuyishinga kuko ari ukugira ngo abaturage b'Abanyarwanda cyane cyane abaga mu karere ka Nyanza barusheho kugira urugwiro no kwishima, ngo bagira ngo bakore siporo bazajye bivura indwara, ariko nanone ntabwo bari bazi yuko bari gutanga ibyishimo by'ahazaza by'Abanyarwanda. Rayon Sport y'icyo gihe ngo yarakundwaga cyane, ariko iby'uno munsi byo ngo ni akarusho. Uyu munsi tuvugana ikipe ya Rayon Sport yarayanditse andi mateka. Ni mu gihe Rayon Sport harashize imyaka igera kuri 28 Rayon Sport igatwara igikombe cya Sekafa Kagame Cup, dore yuko Rayon Sport yagiherukaga muri 98. Icyo gihe Rayon Sport yagitwaye kititwa Sekafa Kagame Cup, ariko kuko niryo ryari irushanwa igikora mu gihugu cya Zanzibar muri Tanzania. Icyo gihe ibyishimo byari byinshi mu Banyarwanda, ariko noneho ibyaraye bibaye akarusho ibyishimo by'Abanyarwanda. Impamvu mvuze ngo ni ibyishimo by'Abanyarwanda nuko byaraye bigaragariye muri Stade Amahoro, abafana barenga 45,000 bari bakubise buzuye, yewe ubanza n'abandi batayifana nabo bari baje. Oya, abo katubihorere katwivugire ku ikipe yaratanze ibyishimo. Ibureba muri stade ntago ari Burayi, yewe nta nubwo ari shampiyona y'isi, nta nubwo ari igikombe cy'isi uri kureba, ni Rayon Sport, ikipe y'umupira w'amaguru yo mu Rwanda. Rayon Sport byose bijya gutangira byahereye byari ibi ngo byatangiye ubwo amarushanwa ya Sekafa Kagame Cup yatangiraga. Icyo gihe ngo Rayon Sport ifite imihigo myinshi yo gutwara igikombe, ariko ng'abafana bayo ndetse n'abakunzi bayo baturutse mu mpande zose ngo nabo yuza kubaza yuko barazatwara iki gikombe ngo ntago bari kubyemera, dore yuko irushanwa rya Sekafa Kagame Cup cya 2026 ryari mu makipe akomeye cyane yo mu karere. Ubuse yuko irushanwa ryari mu ikipe ya Simba. Iyi Simba uzi ko se yigeze gukina imikino hafi ya kimwe cya kabiri cya CAF Confederation Cup ndetse na CAF Champions League. Kandi harimo ikipe ya Al Hilal. Iyi ubuse yuko se umwaka ushize yageze muri kimwe cya kane cya CAF Champions League. Kandi harimo ikipe ya APFC. Iyi ngiyi ni umukeba wa Rayon Sport bihe byose. Harimo kandi ikipe ya Gor Mahia. Iyi ngiyi ni ikipe ikomeye cyane mu gihugu cya Kenya. Ariko reka mwibutse yuko kandi harimo andi makipe akomeye cyane mu karere. Ayo yose ubu tuvugana ari inyuma y'ikipe ya Rayon Sport. Ubu Rayon Sport niyo kipe ikomeye mu karere ka Sekafa, kuko byari bigaragaje ku mugoroba itsinda ikipe ya Gor Mahia ibitego 2-1. Reka mwibutse kandi mu nzira ya Rayon Sport yakinye n'ikipe ya Al Hilal, yayindi nyine nakubwiraga yageze mu marushanwa ya kimwe cya kabiri ya CAF Confederation Cup ndetse na CAF Champions League. Rayon Sport yaje kuyitsinda. Gusa nanone Rayon Sport ibintu byo byagenze neza ubwo yahitagamo kugura umukinnyi muto cyane wari uvuye mu cyiciro cya kabiri, Muhoza Daniel, umwana muto cyane imyaka 19, ariko yageze mu kibuga ibyo akora ntago ari iby'abana, ahubwo akora ibintu by'abagabo. Uyu mwana mu karere ka Ngoma yigaragaje cyane ku mukino wa mbere yakinnye. Uyu musore yinjiyemo asimbuye maze aza gutsinda igitego cyiza cyane. Abafana ba Rayon Sport, abanyamakuru haba bo mu Rwanda ndetse nabo mu karere nabo muri Afurika muri rusange batangira kwitegereza uyu musore, batangira kuvuga yuko azashobora gukora ibintu byinshi ndetse byiza cyane ari mu ikipe ya Rayon Sport. Gusa byabaye akarusho noneho mu ijoro ryakeye ubwo Muhoza Daniel nabwo nanone yinjiraga amasimbuye, maze ahagana ku minota 95 ku mupira mwiza cyane wari utewe n'umukinnyi wa Rayon Sport, maze akisanga Muhoza Daniel ari mu duel asigaranye n'umukinnyi umwe w'ikipe ya Gor Mahia.
icyo Muhoza yakoze ni bya bindi mu kinyarwanda cyiza, oya nakubwo ni ikinyamahanga, ati gutera yiboronyeje cyangwa se asobekeranyije amaguru. Muhoza Daniel nta kindi yakoze usibye kudepoza mu izama, ikirere cyose gihinduka ubururu, sitade barayizimya bacana amatara, bya bindi ngo Rayon Sport ikoze amateka. Rayon Sport ibitwaye igikombe cya Sekafa Kagame Cup ku nshuro yayo ya mbere, ari no nshuro ya kabiri cyitwa iryo zina. Ubu ibyo navuga ni byinshi, ariko abariyo barishimye yewe kugeza ku bayobozi bakuru b'igihugu cyacu nabo bashimiye Rayon, tutibagiwe abahanzi, abakomenteta bakomeye mu gihugu. Ibyo byose babikesha Rayon Sport. Nimba nawe uri umufana wa Murera, nkorera subscribe kugira ngo ujye ubashe gukurikirana ibindi biganiro nzajya genda mbagezaho. Iki bayita one step show. Rayon Sport niyo kipe.